Uwiteka Mana Abrahamu, Mana Isaka, Mana ya Yakobo, se umwami wacu Yesu Kristo, turi hano imbere yawe tugushima tuguhimbaza kuko waje muri isi y'umujima, twari twarazimiye twese nk'intama umwe wese mu nzira ze, ariko data yagushizeho ubukiranirwa kwacu twese kubera ko igihano kiduhesha amahoro cyabaye kuri wowe. Kandi mwami imibyimba yawe niyo udukirisha. Turagushima rero uyu mwanya turi mu ijambo ryawe tusenga, tumeze mwami nk'imibindi iri gusa, ubuzuze mu bwiza bwawe kugira ngo tubashe kuba muri iki gihe mu nzinzi yawe, ubuzima bwacu butandukanye n'ubuzima bwa iki gihe, ubuzima bwacu mwami bube igihamya yuko Yesu uri muzima. Ubwire neza rero wakwizera, ubwire neza abashaka amaso hawe, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo amaso yawe ngo agenda mu isi yose ashakisha abo bose imitima yabo ikwerekeye bagushaka kugira ngo bakomeze. Ukomeze rero mwami Imana bagushaka bose, imigambi yawe isohoze ku itorero, kuri Israel no ku mahanga. Imigambi y'umwanzi Satani itsindwe burundu mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ibyo bintu bitatu maze kubitandukanya, amen. Turagerageza mu Kinyarwanda nubwo bitoroshye, ko ntabwo biba byoroshye, ariko ibintu bita le concept biragoye kugira ngo uzivane fidèlement, uzivane mu rurimi zatanzwemo uzishyire mu rundi rurimi, amen. Ariko twagerageje. Hariho doute, twabyise gushidikanya. Hariho incrédulité, twabyise ko ari guhakana. Okay? Akaba hariho wari niki nabate uyabate niwo twise abakanyi, hanyuma les incrédules abatizera. Ibintu bitatu: doute, twege ibitureba hano mbere na mbere ni doute, gushidikanya. Nubwo n'abandi turi basengere, ariko twege turareba umwanzi w'umukristo, amen. Ni doute, ntabwo ari incrédulité, amen. Nugushidikanya nibitekerezo biza bigashaka kurwanya ukuri kuri muri wowe. Nta muntu ashidikanya adafite ibyo ashidikanya, okay? Kugira ngo ushidikanye ku kintu ntugifite, on doute sur quelque chose qu'on croit être une vérité. Urashidikanya ku kintu wibaza ko ari ukuri. Dusubire handi twasomye kane, Matayo 17. Kadusome 17 14-21. Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane, kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu ahera ko arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Yesu arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu
aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu ahera ko arakira. Maze abigishwa be begera Yesu biherereye bati, ni iki gitumye mwebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinape, mwabwira uyu musozi muti, va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Amen. Hano iyi sene murayibona, Yesu yari kumwe n'abigishwa be ku musozi. Ahandi babita le monde de la transfiguration, aho ishusho yahindutse, yarajyanye Petero, Yakobo na Yohana, babonye ubwiza bwe. Noneho bamanutse, ari umugabo yari afite umwana urwaye igicuri, aza ari kubita imbere y'umwami Yesu ngo ntabare, nkiriza umwana. Namushyira abigishwa bawe, bananiwe kumukiza, bananiwe kwirukana abadayimoni. Sibyo se? Dore ngo Petero bari bagerageje. Hanyuma ngo ufashe abigishwa bawe byabananiye. Haleluya. Yesu aravuga iki? Ngo race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Ngo mwaba batizera mwe. Amen. Mwabati tizera. Incrédule. Abatizera. Nzagaragara kubihanganira. Muzanire. Aho kanyaje akangamira daimoni imuvamo, wa mwana arakira. Sibyo? Noneho biherereye rero abigishwa baza Yesu ko twagerageje, twakoresheje strategie zose na tekinike zose na metode zose, yewe twashizeho n'imbaraga mu rujwi, ariko daimoni yaje kuvamo. Kubera iki se wovuze ijambo no gusa igativamo? Yesu ababwira iki? Ngo icyambere ni iki? Kutizera kwanyu. Amen. Nubwo hano mu Gifaransa ngo c'est à cause de votre incrédulité, mugiye kumenya aho mubishyira muri bya bintu bitatu. Mu Kinyarwanda ngo ni ukubera kwizera kwanyu guke. Hano mu Gifaransa ngo c'est à cause de votre incrédulité. Amen. Murabishyira mbo ntabwo ari abate ibyo tubyirukane, kuko barezera Imana. Turareba hagati ya doute na incrédulité, hagati yo gushidikanya no kutizera. Yabaga iki? Sio nababwira ko mugiye kubimenya ibi. Bibiliya y'Ikinyarwanda ngo ni ukutizera kwanyu, ni ukwizera kwanyu guke. Bibiliya Louis II hano aravuga ngo c'est à cause de votre incrédulité. None se kandi twabonye ko incrédulité itandukanye na doute. Biritiranywa ariko itandukanye. None kubera iki? Kandi ntago bwari ubwa mbere birukana amadayimoni kandi bigakunda. None kuko ibyanze. Mwibuke ko twavuze ko ushobora kuba ufite idini ukaba incrédule, kuko uba ufite muri we shema, uba ufite ukuntu wumva Imana. Ntabwo uri umuhakanyi, ariko ufite Imana watojwe n'idini ryawe bitandukanye n'Imana Bibiliya ivuga. Mumenye ko ba Petero ntabwo hano baravuka ubwa kabiri, baracyari abayuda, nubwo baracyagendera mu idini. Bayibise. Niyo mpamvu nababwiye hano ngo mu matorero harimo abantu, amen,
bagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ariko hari igihe bagira intambara yo gushidikanya, sibyo? Apana kuri Yesu gushidikanya iki ijambo ry'Imana muri bo. Satani akaza, ariko si urizera ko ibizakoreka, iyo urizera ibi niyo gushidikanya, kuko afite ibyo Satani ashaka gusenya. Ni ukuri kw'Imana kwatewe muri we, okay? Nk'uko ukuri kw'Imana kwari muri Eva na Adamu, araza rero ababibamo imbuto yo gushidikanya, sibyo? No mu itorero rero hariho des incrédules, hariho abatizera, barahari kandi nibo benshi. Abisi mukwiye kumenya, kuko Yesu atavuze ngo ni ukubera gushidikanya kwanyu niyo mpamvu muturukanye dayimoni. Twavuye muri traduction kinyarwanda, kuko yavuze hano ngo c'est à cause de votre incrédulité, kubera kutizera. Kubera iki? Ni ukubera ko ba Petero bari bakiri abanyedini, baracyari umviriza ubukristo bwabo nako kumenya Imana kwabo, amen, baracyari mu muvinyu ushaje. Nivuga ngo ubuzima bwabo bwo mu Mana, amen, buri mu mifuka ishaje, de vieilles outres. Murabizi Yesu yavuze ngo mushire vino nshya fugamisa. Yesu yazanye vino nshya, ntikwiye kujya mu mifuka ishaje, irayituritsa. Mwanyumvise? Ahubwo vino nshya ikwiye gushyirwa mu mifuka mishya, ibasha gusuporta fermentation. Nivuga ngo ubuzima bwa mbere ya Yesu ariryo sezerano rya kera, Imana ibibara ko ari vino ishaje, ikaba iri mu mifuka ishaje. Ariya mu Kirundi, biriya Kirundi avuga mu mikuza, mu mikuza ishaje, mu mikuza mishya. Nivuga ngo kera bafataga impu, nizo bakoragamo le container, ibyo bashyiramo vino mu mifuka, nako mu mpu. Niyo bavuga ngo iyo mpu rero barayikoraga nk'umufuka, à base de peau d'animaux, impu. Uko rero vino imariye muri mifuka y'impu irakomera, igatakaza elasticité. Nuvuga ngo rero vino rero nayo avec le temps, uko igihe kigenda igenda yitransforma, sibyo? Iyo ta fermentation kagenda igira amakare. Birasaba rero wa mufuka rero uko baguma bashiramo ya vino ugira gakomera, hanyuma amaherezo ugaturika. None Yesu aravuga ngo vino nshya nijye mu mifuka mishya. Nivuga ngo Yesu ubuzima bwo mu Mana yatuzaniye, amen, bwo mu mwuka butandukanye n'idini yasanzeho y'Abayuda. Ntabwo wamvanga agakiza ka Yesu mu idini. Wayumvise? Kuko bari ya Petero bari bagereranije uko idini ryabo ni mifuka ishaje, n'amagambo bari bakiriye isezerano rishya yose, sibyo? Amen. Nivuga ngo byubatswe la loi, amategeko, ntukarye, ntugakoreho, ntugatamire. Murabona biri amategeko ni interdiction, sibyo? Ntugakore ibi, nukora ibi uzagumugisha, nudakora. Urabona biriya rero la loi, amategeko, Bibiliya yita ko ari vino ishaje, mu gihe vino nshya yari yaje. Mama ubiriza les vieilles outres, imifuka ishaje,
symbolise la vie religieuse. Ubuzima bw'idini. Et les outres neuves, imifuka mishya ijya mu vino nshya, c'est la vie de l'esprit, la vie de la foi, la vie de l'esprit, ubuzima bwo mu mwuka, ubuzima bwo kwizera. Mwabyumvise? Ushobora kuba mu itorero ariko uracyari mu mufuka ushaje, na vino iri muri wowe irashaje, kuko namate n'imihango, amateko n'imihango ni vino ishaje, kandi iyo vino yari ishaje koko, kuko yari imaze imyaka myinshi, byerekene ko isimburwa na vino nshya. Yesu rero ntabwo yaje kurepara, ntabwo yaje gusana ya mifuka yo kwihomahoma ngo ikomeze yakire vino, kugira ngo ibashe kwakira vino nshya. Ahubwo Yesu yazanye vino nshya, umwuka wera, ikwiye kwinjira mu mifuka mishya n'ubugingo bushya. Imana yahabwe icyubahiro. Mwabyumvise? Vino nshya n'ubuzima bw'umwuka wera. Amen. Imifuka mishya niki? La vie nouvelle en Christ. Ubugingo bushya bwo muri Kristo. Hanyuma imifuka ishaje niki? N'ubuzima bw'idini rishingiye ku mategeko. Hanyuma vino ishaje niki? N'amategeko. Ni idini n'amategeko, nibyo byitwa imifuka ishaje na vino ishaje. Ikibazo gari murakizi, abantu barashaka bakire vino nshya ariko mu mifuka ishaje. Ntibishoboka, iraza guturika. Wigumira umunyedini, amen, kandi wakire ubugingo bwa Kristo, ntabwo bishoboka. Ntimwabisomye bise? Amen. Abantu ntibashaka guhinduka, bashaka komeze mu mihango n'imigenzo yabo, kandi ngo bagendere mu gakiza. Bagendane na Yesu. Ntibishoboka. Vino nshya ikwiye kwinjira, gushyirwa mu mifuka mishya. Amen. Umwuka wera ntabwo yaje kubaka idini rindi. Umwuka wera yaje gutwinjira mu bintu bishya. Haleluya. Mu bugingo bushya muri Kristo Yesu. Na niyo mpamvu abayuda benshi byarabagoye, barabonye icyo ubutumwa bwazanye. Amen. Babonye imbaraga z'umwuka wera zikora, babonye imbaraga za Yesu Kristo, ariko batsimbarara mu idini. Siyo bagiye se mu Bagalatiya, Paulo ahavuye ngo mwigishijwe ko ngo ubuntu burahagije, ngo biriya Paulo yavuze nibyo mubigumane, ariko kandi munakebwe. Murabyumva? Igihe Paulo yabwiye Abagalatiya ngo Bagalatiya b'abapfapfa ndi babarozi, ati mwatangiye mu by'umwuka murangije mu by'umubiri. Mwatangiye muri vino nshya, ikaba yarasutswe mu mifuka mishya, none mugize gute? None mwongeye guhinduka imifuka ishaje, hanyuma mukakira vino ishaje. Mwabibise? Nukuvuga iki? Haje ibyo bita les faux apôtres. Haje abayuda ati uriya Paulo si umuyuda nkatwe. Yego ubuntu mu bwakire nkuko yabigishije, ariko n'ibya Mose mu bikomeze. Mwabibise? Ça veut dire le judaïsme muyikomeze, mwakire n'iby'ubutumwa bwiza. Ntibishoboka. Nuvuga ngo muyigumire mube imifuka ishaje, ariko mwemere wasukemo vino nshya. Yesu ntabwo yigeze avuga ngo birashobora kujyana. Vino nshya izaturitsa imifuka ishaje. Amen. Ese murakurikira? Iyo musomye ngo Abagalatiya b'abapfapfa ndi babarozi, mumva arababwira iki? Haje abayuda, Paul avuga ngo après moi ngo sont venus des faux apôtres
et ils ont renversé votre foi. Ngo baraje noneho ukwizera twabibye muri mwebwe baragusenya. Murashaka agakiza ka Yesu kandi mujye gukebwa, mujye gukora amategeko avuga. Yaravuze iki? Yavuze ngo nimba bimeze gutyo vous serez déchus de la grâce. Nimba bimeze gutyo ubuntu ntacyo buzabamarira. Kandi mumenye ngo ubuntu ni bwadukijije mu nzira yo kwizera, kuko ukwizera niko gusoza amategeko. Amen. Ukwizera Kristo niko gusoza amategeko. Kuko amategeko yari pedagogue, yari umurezi, yari waturere atugeze mu gihe tuzakurya ubukure. Kuvuga kwakira Yesu Kristo, umuntu ahita amenya ya ntama babaze muri Egiputa, kumbe ntabwo ari yabacunguye. Icyabacunguye niki? Nico ya ntama yamenyekanishaga, ni Kristo ku musaraba. Aho rero wavuye mu bwana, ure wakuze. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. Gukebwa kumbe ntabwo ari gukebwa k'umubiri Imana yavugaga. Wanyubise yahereye mu gukebwa k'umubiri kugira ngo bizabageze mu gisobanuro cya nyacyo, ngo ni ukwiyambura kamere, umubiri wa kamere tukambara Kristo. Uko niko gukebwa. Aho rero tuba twavuye mu bwana. Wanyubise abantu rero benshi rero n'abakristu bashaka bigumire mu mifuka ishaje, kandi ngo barashaka niyo vino nshya ngo kararyoshye. Ntibishoboka. Nimba ushaka vino nshya ube umufuka mushya, lazima ubadilike, ukwiye guhinduka. Umukara ntabwo azaba mu mifuka ishaje, ntabishoboka. Ese murabyumva ibyo? Ukwiye guhindura. Abaroma 12:2 se ubaza bivuga iki? Soyez renouvelés. Sibyo? Soma tumbari. Be renewed in your mind. Be transformed by the renewing of the mind. Muhinduke bashya mu bwenge bwanyu. Ngo umwuka w'ubwenge bwanyu. Soma. Abaroma 12:2. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Voilà. Kubera iki dukwiye guhinduka bashya mu bwenge bwacu? Nuko tudahindutse bashya tuzaba tumeze nk'abashaka kwakira vino nshya mu mifuka ishaje. Wabyumvise? Amen. Umwuka wera ntabwo yaza mu mifuka ishaje. Ni ukuvuga mu idini. Tukwiye kwiyambura idini. Imana ishimwe. Tukaba ibyaremwe bishya muri Kristo. Aho ni umwuka wera akorera, bimworera kudukoreramo. Kuko idini ishobora kuba inzitizi mu mikorere y'umwuka wera. Amen. Reka mbabaze ikibazo. Muri bimwe mu Yesu yakoraga, umviriza. Uramurikira. Ahuye n'impumyi. Sibyo? Afashe atobya ko akondo. Agize gute? Akira amacanga. Agize gute? Amusize ku maso. Hariya hari umukuru w'isinagogi, hari umufarisayo. Amategeko y'ayo munsi amuzuyemo mu mutwe. Ayibona gute biri? Ati mais de la sorcellerie. Nashaka mubirebe. Yesu muraburigira. Yesu ahuye n'impumyi. Noneho rimwe aravuga ngo umuka. Ikindi gihe agafata akondo. Hanyuma akamusiga hano. Nimwibaze hari rero hari umukuru w'isinagogi, hari umufarisayo, hariho abanyabwenge biye byanditswe docteur de la loi, hariho abasadukayo n'abandi bose bakuru b'idini, hariho abatambyi bakuru n'ibiki, baramubona bikora biri. Bati nitwababwiye.
ntitwababwiye ni inzaduka kandi uwabaye amategeko niba arakora ibyo Imana ihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo idini rishobora kutubera bariyeri, ikatubera igisika mu buzima Imana ishaka kutujyanamo. Mwabizi? Ibyo rero nibyo bita ngo ntabwo vino nshya bayishyira mu mifuka ishaje. Tukwiye kwiyambura ibintu by'idini mu mitwe yacu, ngo ndazi ko Imana igiye ibigenza gutya, banyigishije gutya. Mais on ne peut pas enfermer Dieu dans nos schémas. Ntabwo twafungira Imana mu mihango yacu n'imigenzo. Imana ni ngari. Haleluya. N'uburyo bwo gukora ni bugari. Ako muzirikane ibyo mbabwira, mumubone Yesu ahura n'impumi. Rimwe akavuga ijambo guhumuka. Bartimayo humuka, agahumuka. Undi nawe agafata icyondo, akondo agashiramo, akamusiga ku maso. Gugende yoge kunze mu kitindi cya Silowamu. Ubifashe mu idini ry'Abayuda. Bafate uriya muntu ibyo ubukozi bw'Imana bwe sobanutse. Donc ni scandale. Ni scandale. Babivuze. Ku Muyuda n'idini rye ibyo Yesu yakoze bimwe ni scandale. Kuko twebwe hagati yacu n'igihe cya Yesu hari imyaka 2000. Hari igihe twisomera isano rishye tukuvuga ari bisanzwe. Kiyagenda kuya deja byari bitarandikwa. Yari warabikora. Benshi barasitajwe n'ibyo yakoraga. Tuyanzwa ngo amen. Iyo dusomye hano akira amashyamba agiye amusiga egize avuga ngo amen. Kiyagenda ngo zari amen. Yariti mwegaye none ibi ni biki? Wa muntu turebe neza. Iyo mawaje vuga ngo afite Beelzebul, ngo akora n'umukuru wa dayimoni. Kubera ko we yari warabazana mu vino nshya, ababwira ati nimuhinduke ibishaje mu bireke. Amen. Muve mu gicucu cyabyo ukuri kwaje, mwinjire mu kuri kw'ibintu, muve mu gicucu cyabyo, mube imifuka mishya ngo mwakire vino nshya. Wabyumvise? Haleluya. Amen. None umunsi abantu benshi baracanganyikirwa n'imirimo y'Umwuka Wera. Kubera ko ça n'entre pas dans leur chemin. Imirimo y'Umwuka Wera abanyedini irabasiga. Ubwo ni urugero mbahaye ruto gusa. Nawe uyu aba muri icyo gihe wari kuduta kuri Yesu. Tiyose. Wowe ati magicien cyangwa sorcier cyangwa wari kumwita amazina ushaka. Byari byavaga muri norme. Amen. Haleluya. Ikindi mbabwira iki nacyo, afasha abigishwa be abatumye babiri ngo bagende mu migi itandukanye aho yashaka kujya we, abatuma bagende babwize ubutumwa bamamaza ubwami bw'Imana. Hanyuma arabwira iki? Ngo nimuhura n'umuntu nimumusuhuze. Unashaka kubaza, niwibaze isano rya kera kunda mugenzi wawe uko daboro ni Yesu yarivuze, ariko musano rya kera avuga ngo uzakunde bene wanyu. Ukunda Imana kurusha byose, ukunde nuvuga ngo Umuyuda akunda Umuyuda ko umunyamahanga nawe bahuriye. Wabibize? None umwana avuga ngo nimuhura n'umuntu nimumusuhuze. Ubwo se babishyiraho ibyo? Yarabivuze ntiyabivuze? None se wowe wabyumva gute? Nibaze ahura Nyirarume. Peter we uraho? Noneho
ni ukuvuga ngo iby'umwuka bisingirwa n'ab'umwuka. afite impamvu yabivuze, ntabwo ari byo turi butinda. Bw'ibyo twinjira mu rindi somo ryitwa pneumatology, umwuka wera, pneumastos, umwuka wera. Rero n'irindi somo tugarukire hano ku byacu. Imana ishimwe. Noneho twumvise yuko kuva mu itangiriro Satani yazanye dute, kuko bari abantu bari mu bwiza bw'Imana. Imana babanaga nayo, ntabwo rero yari kuzana rero incredulité, yazanye dute, gushidikanya ku ijambo. Igihe cyose muzabimenye, umukristo ntabwo ashidikanya ku Mana. Iyo ageze ko ashidikanya ni ku isezerano atabona uko risohozwa, ngo ashidikanya ku ijambo runaka bikamugora kuryemera. Ntavuga ko Imana ibeshya, nuko biramugora kwakira ukuri kuri iryo jambo. Mwabyumvise? Satani rero akashaka kuritorda, kurihindura. Ariko uriya incredule, uriya utizera, we ntabwo aba afite icyo yizera kiva ku Mana, we afite ibindi yizera bye. Donc afite uko yumva Imana. Ashobora kuba ari un déiste, kuba ari déisme, n'abantu bizera Imana idafututse. Amen, haleluya. Hanyuma ari panthéiste, bakizera Imana kuri muri byo byose, n'akabuye kashobora kuba Imana kuri wowe, nanjye agati kakaba Imana kuri njyewe. Ariho za filozofi nyinshi cyane. Amen. Ariko uriya muatewe icyitwa Imana yaragihanaguye, ntabwo kiba kuri we. Reka dufate umwanya usigaye tuwukoreshe kubyeka ibitwereke twebwe dute. Amen, haleluya. Doubt, gushidikanya. Kubera iki dushidikanya? Twabivuze, ni ukubera ko tutazi ibyo byose. Tumenye byose ntitwashidikanya. Cyo ni kimwe. Twabonye ko n'umuntu w'Imana ugendana n'Imana, ari igihe Imana imubwira ikintu bikamugora kucyakira, kuko ari limite nk'umuntu. None akarwana n'iryo jambo ry'Imana. Aho ni Satani yinjira rero kugira ngo uriveho, atari uko waretse Imana cyangwa wafashe Imana nk'umubeshyi. None umuti ni uwuhe? Ngira mvuge vuba kuko ni isomo rirerire. Dore yavuze ngo impamvu mutirukanya wa mudayimoni ni ukutizera kwanyu. Sibyo? Ko twabonye ko rakiri mu mashema y'idini. Icya kabiri, amen, ngo bene uwo mudayimoni nakugwamo n'ikindi atari gusenga no kwiyiriza. Wabizi? Nuvuga ngo ni ibintu bitatu bituvura dute. Ni ibintu bitatu bidukiza dute, gushidikanya. Icya mbere, tukwiye kuba turi abantu bafite kwizera, kandi kwizera twumvise ko mu buryo bugufi ni confiance. Ni ukwizera kw'Imana, ijambo ryawe iteka, turyumva taryumva ni ukuri. La foi twabonye ko mu kilatini ni fides, bivuga ko confiance. Amen. Trust. Kwizera ni ukuvuga ko confiance. Oya, definition simple niyo. La foi mu kilatini ni fides. Fides ni ukuvuga ko confiance. Mfite confiance ko ijambo ry'Imana ari ukuri, kabone nubwo ntashobora kuryumva rimwe na rimwe. Sibyo? Kurisingira. Ariko ndazi ko Imana ni ukuri, n'ijambo ryayo ni ukuri. Imana ishimwe. Nuvuga ngo kurwanya gushidikanya, icya mbere ni ukugira
kwizera, kumenya ko Imana iryo jambo rero rirarwana muri wowe n'igitekerezo byawe cyangwa ibya Satani niryo kuri. Amen. Nubwo logique yawe, amen, rationalisme yawe, ibitekerezo bya kimuntu bidasingira iryo jambo, ariko niryo kuri. Cyo cyambere kwizera, ariko ntago bihagije. Uko kwizera kuvukira ahantu kandi kugakurira ahantu, amen, kukagira n'ibyo gukenera kugira ngo kube kwizera nyakwizera kuzahore kunesha ireka ryose gushidikanya. Kurigira icyambere, umuti wo gushidikanya kwizera, uvuga ngo ijambo ry'Imana nubwo ubwenge bwanjye butarisingira, ripfa kuba ryarahumetswe n'Imana n'ukuri. Ariko uko kwizera gukwiye kuvuka kugakura kugira ngo kugera ahantu noneho guhangana no gushidikanya kwa kimuntu cyangwa uturuka ku mwanzi. Amen. Kwizera ni imbuto y'Imana itera mu muntu, ariko iyi mbuto ntabwo yitera muri kaburimbo ngo wizere ko izamera. Ntabwo yitera ku isima, witera mu butaka. Kapana butaka bwose bukwiye kuba ufite ifumbire nimba ushaka ko iyo mbuto imera neza. Amen. Haleluya. Hanyuma si ibyo, hakeneye kuba iteka n'iteka kugaruka kuri rwa butaka no kuri ya mbuto ukayikorera. Nimba ari ibyatsi bibi bimeze ukabirandura. Hari ikintu bita mu Gifaransa, turashaka amagambo mu Kinyarwanda, akita terreau et terroir. Nimugira ikibazo turashakisha amagambo mu Kinyarwanda. Hari ikintu bita terreau. Ok? Hari ikintu bita terroir. Wayibonye? Terroir. Terreau ni ahantu nk'ubu ushaka gutera akarima ko k'igikoni. Iyo ako karima rero ko mu gikoni rero ukwiye kugashyiramo ifumbire, amen, kandi ukareba ifumbire n'ubutaka bwiza bwose urabimeranja kugira ngo ya mbuto izaterwe ahantu ibona ibyo kurya bituma imera gakura, sibyo? Ifumbire bayita compost, ifumbire. Iyi rero hari ahantu niyo yitwa terreau. Terreau ni hari ahantu kuba butaka washizemo ifumbire. Kwizera rero, amen, haleluya, gukeneye terreau, gukeneye guterwa mu butaka bwiza. Ubutaka rero ni umutima wawe. Umutima wawe rero niwo uzadetermina cyangwa uzatuma ya mbuto yitwa kwizera. Kandi umenye ngo kwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. Ngo rya jambo yo ritewe muri terreau, sibyo? Bwa butaka bwiza bwaratunganijwe rwose n'amafumbire. Amen. Amen. Tene cyaba ifumbire nuzeya iva kuri matière organique, ni kuvuga ngo compost ni kuvuga ngo ufata ibyatsi, ibibabi byose, ifumbire ukayivana mu bintu bimera bisanzwe. Iriya ni bita compost. Hanyuma iyo umaze gutera ku butaka bwiza ukameranja, ya mbuto nijyamo izamera neza. Vuga ngo rero umutima w'umuntu ukwiye kuba uri un bon terreau, ukwiye kuba ari ahantu hari ubutaka bwiza n'ifumbire. Uwo ni umutima mwiza rero.
witeguye iby'Imana ishaka byose, umutima uziramo bunajua, umutima uciye bugufi, umutima ukunda Imana, umutima ubaha Imana. Rya jambo rigaterwa mu muntu none rikabyara kwizera. Nikuvutse kuvukiye muri tero, sibyo? Birahagije se? Uzaheruka gusa ukora tero, ukora akarima ko mu gikoni, ubutaka bwiza. Hari n'igihe bafata ubutaka bakabuvana bakazana ubundi bakawushyiraho, barino bakameranje n'ifumbire. Wabibise? None umaze gutera imbuto birarangiye? Oya, ukwiye kuzahoruza ugakorera ka karima, ibyatsi bibi ukabikuramo. Amen. Aho rero haje iki rero? Haje rero n'ubuhanga, cyise haje n'ubumenyi. Wabibise? Haje le savoir faire. Nuvuga ngo hari umurima n'ifumbire n'ibiki byose, ariko hariho n'ubwenge bw'umuntu azi kubijyanye no gukorera imbuto, gukorera ku karima. Mwabizi? Iyi rero yitwa terroir. Iyi terroir ni iki? Mu bisanzwe haba hariho territoire, aba hariho ahantu territoire, mwabibise, hakaba hariho n'abantu. Noneho iyo interaction hagati y'abantu na territoire yabo niyo bita terroir. None mu byerekeye rero iyi domaine turavuga ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngo nubona nk'ubu muri sens figure, mu yindi mvugo itari y'ubuhinzi, sibyo? Iyo bavuze ngo umviriza, reka dufate ku isi hano havuga ububandi bwinshi cyane bukabije. Muri Colombie kubera amadrogue, ariho le cartel de drogue, ariho ubucuruzi bw'amadrogue, sibyo? Twavuga ngo la Colombie est un terreau des cartels de drogue. Nuvuga ngo Colombie ni ahantu heza, amen, haproduiza, hazana les narcotrafiquants, abacuruza ibyo bya bwenge. Nuvuga ngo Colombie rero ihindutse terreau. Nuvuga ngo hari ibiha, nuvuga ngo ni ahantu byoroshye yuko tuvuge nimba ariho quartier hano ikaba irimo amakabare menshi, ikaba irimo amazu y'indaya nyinshi, ikaba irimo byose, sibyo? Nuvuga ngo aho hantu abana bahavukiye bakurira bafite amahirwe, tubita amahirwe menshi yo kuzaba indaya n'abasinzi n'abanywa rumogi. Iriya yitwa terreau kuko harimo ibifavoriza ibyo. Hari utubare, hari abacuruza urumogi, hari abacuruza hari indaya. Murabona iyo milieu abantu bayitwa terreau. Harafumbiriwe, hari fumbire ituma ubwo buzima bw'ubuhenebere buhakurira. Ushobora kwifata au propre comme au figure, ushobora kwifata mu mirima y'umurima cyangwa mu buzima bw'abantu. None terroir ni iki? Twavuze hakwiye kuba hari abantu n'ahantu, abantu n'ahantu. Amen. Tuvuge tuvuga hariya muri France mu gihe cya Jean Paul Sartre, abantu bita le quartier latin. Ahantu bakunda guhurira initi hariho na cafe n'ibiki byose, sibyo? Amen. Iriya rero tubavuga ko ari terroir y'aba intellectuel,
kubera iki? Kuko bahura bafite amahirwe cyane yo guhura n'abafilozofe. Aha rero ni influence sociale. Hano ni ukuvuga ngo hano ni abantu bari aho hantu b'influencer. Icya mbere ni ahantu h'influencer, icya kabiri ni abantu b'influencer. Mwabikurikiye? None kubyikeye kwizera. Amen. Tero twumvise ko ari umutima w'umuntu, ubutaka ijambo ry'Imana ritegwamo, noneho iyo mbuto yitwa kwizera. Kwizera kuva ku kumva. Abaroma 10:17. Kwizera kuva ku kumva, ukumva ijambo rya Kristo. None kwizera kuravutse mu kumva ijambo rya Kristo. Gukwiye gukura. Gukura ku kwizera guturuka kuri tero. Niba umutima ari mubi, ubutaka ni bubi, buzuye amabuye, nta fumbire ihari, donc c'est mauvais terreau. Ni ahantu habi, iyo mbuto izuma. Wayibise? Okay. Terroir ni iki rero? Terroir ni iki? Ni ahantu uwo muntu wabibwe imbuto y'Imana ikabyara kwizera, yabibwemo ijambo rikabyara kwizera, sibyo? Imana imutereka mu itorero kugira ngo abantu b'Imana bari aho, amen, b'influence gukura ku kwizera kwe. Na niyo mpamvu umukristo atari mu itorero, uko kwizera kwe ntigukura. Mwabibise? Iyi terroir ni abantu baho hantu, hanyuma tero naho hantu. Nibyo Yesu yavuze. None hano rero umviriza, ngo impamvu mutirukanye umudayimoni, ngo bene uwo ntakugwamo n'ikindi. Imbere yabagaye kutizera kwabo. Uvuga ngo icyambere kirwanya gushidikanya no kwizera. Ariko kwizera nako kugaburirwa. Amen. No gusenga no kwiyiriza. Gusenga no kwiyiriza. Tero, amen, aho imbuto yatewe umutima w'umuntu irakura mu gihe ifite compost, ifite ifumbire yitwa gusenga no kwiyiriza. Gusenga no kwiyiriza ni ifumbire. Iyo dusenga tukiriza tuba turafumbira ya mbuto yitwa kwizera, kuzanywa n'ijambo ry'Imana. Ariko noneho iyo mbuto izamera neza, amen, nimba umukristo ari muri environnement nziza, ataba mu bantu batizera, atagendana n'abakobanyi, aho igihe cyose afite cercle y'abantu baganira iby'Imana. Amen. Ni ukuvuga ngo iyi terroir ni ikibazo cy'abantu umuntu abamo. Hari itorero, ariko ntabwo tuba mu itorero, siyo turara kandi siyo twirirwa kenshi. Ni ukuvuga ngo tuba muri societe. Haleluya. Itorero ni terroir, ariko ko tutaguma mu itorero buri gihe cyose, tukaba turi mu miryango, turi muri societe, iriya societe nayo ni terroir. Kuko hari abantu tuenteragisa nabo, abantu batu influencer nabi cyangwa neza. Ibintu bibiri rero nibyo bigaburira kwa kwizera. Iyo kwizera kuburiza ibi, kubuza ibi, kurapfa. Ukwiye kureba d'abord karite y'umutima wawe. Ese ufite umutima winangira kubyerekeye ijambo ry'Imana? Ese umutima wakira ijambo ry'Imana nk'ijambo ry'Imana koko? Okay? Hanyuma iki nacyo, ese nimba warizeye ugendana n'abande? Nimba warizeye societe yawe ni yihe? Nimba warizeye, amen, haleluya, uri mu nzu y'Imana? Uko mu nzu y'Imana nta bindi muzavugana. Mu nzu y'Imana ntabwo bavuga amadeni.
ayo bajya kuyavuga kuri banki. Mu nzu y'Imana ntabwo bavuga ibikigane. Mu nzu y'Imana bavuga ibijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana twumvise yuko usibye ko ryabyaye kwizera rinakugaburira, rigaburira kwizera. Abantu benshi rero kuko batazi ibi turavuga hano, kwizera ko harapfuye, kabone n'ubwo ari mu nzu y'Imana, bahita babarwa mu ba incrédule, bahita babarwa mu batizera. Ntabwo ari aba ate, kuko ntabwo bavuga ngo nta Mana iriho, ariko n'aba incrédule, kuko nta kwizera kuba mu buzima bwabo. Bo ntabwo bashidikanya. Ushidikanya nuko afite icyo ashidikanya, afite ukuri. Satani akaza kugerageza. Imana ishimwe. Haleluya. Ese mwabyumvise? Wababaza biriya mwabisobanura? Kwizera niki? Tumvise ko kwizera kuva ku mbuto y'ijambo ry'Imana. Kwizera kuva kumva basomera kandi. Kubera abantu wenda batukwe kuri internet batazi Bibiliya. Abaroma 10:17. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Some Matayo 8:23 tugeze kuri 27. Yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize, turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba, mwaba afite kwizera guke mwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Amen. Yikira mu bwato, abigishwa be bajyana nawe. Umuyaga uba mwinshi mu nyanja, ubwato bwabo burarengerwa n'umuraba wisuka muri bwo, ariko we yari asinziriye. Baraza baramukangura bati, databuja, dukize, turapfuye. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba, mwaba afite kwizera guke mwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja, biratuza rwose. Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Amen. Kubera iki bagize ubwoba ko bagira bapfe muri iyo nyanja? Kubera imiyaga n'imiraba. Yababwiye ngo abafite kwizera guke. Mubashira umwami rero abashira muri kategori abashidikanya, kuko si ubwa mbere babona ubutware bwe. Bivuga ngo barashidikanya. Amen. Ntabwo ari abantu bahakana, nuko ibyo babonye bibateye ubwoba. Amen. Bituma bashidikanya kuko bamaze iminsi bagendana nawe, kuko yari ari aho. Amen. Reka tusome hano muri Matayo 14:22 tugeze kuri 34. Uwo mwanya hatabigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi we wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze umuhengeri buteraganwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati, ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure, ni njyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati, mwami, niba ari wowe, untegeke nzahure ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu.
ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangira kurengerwa, arataka ati, databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko ko aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Rya jambo gushidikanya mwanyumvise. Petero agendera hejuru n'amazi akanya gato nk'umwami we, hanyuma mu wundi mwanya abonye imiyaga n'ibiki byose n'imiraba agira ubwoba, hanyuma agwanga Yesu wamubwiye ngo ngwino, anga amaso circonstance, anga amaso iyo miyaga n'inyanja, atangira kumanuka mu mazi, arataka ngo ntabara nkiza. Yesu aramufata aramubwira ati, wa muntu ufite kwizera guke kuki washidikanije? Gushidikanya ni ukuvuga ngo rero gushidikanya kwacu, amen, nta kindi cyakidukiza, nuko kwizera kwacu niba tugufite muri Kristo kukwiye kuba kwaratewe mu butaka bwiza, imitima myiza, imitima izira iby'Imana yanga, imitima ikunda Imana, imitima yumvira Imana, imitima ishaka gukora ubushake bw'Imana. Hanyuma si ibyo gusa, noneho hakaba hariho kuba turi muri environnement, kuvuga itorero no muri societe, tukaba turi ahantu hagaburira kwizera kwacu, ahantu tuganira n'abantu amagambo y'Imana, ahantu twumva ijambo ry'Imana, ahantu dupartaja ubuhamya bw'Imana. Niyo mpamvu twabonye terreau na terroir. Tubonye ko terreau ni ahantu, terroir ni abantu tuenteragisa nabo, tubana nabo, tugendana nabo. Ibyo bintu bibiri nibyo bifavoriza kwizera ko gukura, kandi ukwizera gukuze guhangana no gushidikanya. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero la karite y'umutima, umutima w'umuntu, amen, na karite y'itorero, mwumve, kuko itorero dushobora kuribaramo ibintu bibiri. Dushobora kubyita terreau cyangwa terroir. Ni ukuvuga ngo terreau ni umutima wawe, kandi terreau ishobora kuba itorero urimo nimba uririmo, amen, nimba harimo ifumbire n'ubutaka bwiza bituma, ni ukuvuga ngo ahantu ijambo ry'Imana rizima rivugirwa, kandi ikaba ari terroir. Ni ukuvuga ngo ni abantu tuba turi kumwe mu itorero, nimba koko iyo duhuye dukomezanya mu byo kwizera. No hanze y'itorero tukaba tudashima cyane kwibera mu biganiro by'abakobanyi. C'est très important, iyo mukwiye kubimenya. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo ibyo bitatu bibaye, ngo nakabuza umudayimoni nubwo aba ari muri level ingana gute, aba afite imbaraga zingana gute mu isi y'umwuka, tuzamurusha imbaraga. Kwizera guhamye, gushikamye, gusenga no kwiriza. Ibyo nibyo Yesu yatanze nk'umuti wo gushidikanya. Imana ihabwa icyubahiro. Naje kubabaza, umukristo adasenga uko bikwiriye, umukristo ata umwanya we mu mateleviziyo, mu biki byose no mu bintu ntazi ibyo ari byo, umukristo atajya yiyiriza, mumva gushidikanya aza kunesha? Oya. Ukwizera kuzabura aho gukurira. Amen. Ni mu masengesho n'Imana ikuza ukwizera kwacu, ni mu gusangira ijambo ry'Imana n'Imana ikuza ukwizera kwacu, ni mu kwiriza igihe runaka tukiriza, nibyo bituma umwuka wera akuza kwizera kwacu. Bitabaye bityo umukristo adasenga. Iyo mvuze gusenga si ukuvuga gusengera ibyo kurya no gusengera ibyo kuryama n'ibiki. Gusenga nka style de vie, gusenga nk'ibintu biri mu buzima, hamwe no kwiriza, hamwe no kugira umwanya w'ijambo ry'Imana. Iyo ibintu bitatu bidahari, uwo mukristo ahinduka incredule, ahinduka umuntu utizera. Kandi mugabane we ni hehe? Ibyahishuwe 28. Ni hehe? Mu nyanja y'umuriro. Là, il n'y a pas ceux qui ont douté, mais ceux qui n'ont pas cru, des incrédules. Ukiye kwirinda mu itorero ntuzabe muri kategori y'aba-incrédule, y'abatizera. Kuduta ni ngombwa ko turi ku rugamba. Amen. Nuko gusa dushaka kwemera ko ibitekerezo byacu cyangwa ibya Satani binesha ijambo ry'Imana muri
muri twe, akaba ariyo duha ukuri ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Ariko kutizera ni ukuvuga ngo abo bantu ntibashobora kunezeza Imana, kuko bafite Imana mu bwenge bwabo. Ntabwo muzumva baravuga ngo ariko se murakabya namwe, ngo Imana ngo iradukunda, ngo iki n'ibiki, irazi ko turi abanyantege nke. Murabibona ya magambo yo kwirema agatima, kandi ijambo ry'Imana rikubwira ukuri, wowe ukazana ukuri kwawe. Imana igusha muri kategori y'aba incredule, kandi umugabane wabo ni mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Imana ntabwo ishyira mu iriya liste y'abagiye muri ya nyanja y'umuriro n'amazuku hariya Yohana yabonye, ntabwo harimo abashidikanya, harimo abatizera hamwe n'abandi banyabyaha. Amen. Hakaba harimo n'iki rero, twabonye ko harimo n'abandi bantu bitwa aba ate, abahakanyi. Nakindi twakora twebwe abakristu tumaze kumva umuti wo kushidikanya, nimwumvise? Noneho bariya batizera rero baturimo, bari mu matorero, okay, bafite Imana mu bwenge bwabo, itari Imana ya Bibiliya. Ils relativisent la Bible. No mu bateoloji bakomeye cyane harimo abantu harimo des incrédules, bagahakana ibitangaza byo muri Bibiliya. Donc mutandukanye ibintu. Ariko bita croire en la Bible et croire à des vérités de la Bible. Biratandukanye. Hariho kwizera Bibiliya nk'ijambo ryahumetswe n'Imana, hariho no kwizera ukuri kumwe ko muri Bibiliya. Abateologiens bitwa les théologiens libéraux, bari muri théologie libérale. N'abateologiens yego bafite doctorat muri théologie, ariko théologie yabo hari ibintu ivanamo itemera, nko kwemera ko Yona urufi rwamumize agasengera mu nda y'urufi. Ibyo bakabishyira ku ruhande ngo byari bigereranyo by'iki n'ibiki. Nuvuga ngo les miracles de la Bible, itanye muri Bibiliya bo hari ibyo batemera. Ubwenge bwabo babuzanye busimbura revelation y'Imana, busimbura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Wabibise? Abo rero n'aba incrédule, théologiens incrédules, n'aba théologiens batizera, parce que ils enlèvent le surnaturel de la Bible. Ils excluent le surnaturel. Bavanamo supernatural power. Bibiliya ivuga. Kandi Bibiliya iyo uvanyemo imirimo y'Umwuka Wera usigarana inyuguti, kandi iyo nyuguti irica, Umwuka watanga ubugingo. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Muzirinde rero kuba mu matorero des incrédules, abantu batizera. Kandi malheureusement ni benshi mu matorero. Biriya bitatu nutabimenya uzaba incrédule byanga bikunda. 1. Kuko ufite kwizera nyakuri kwavuye mu mbuto y'ijambo ry'Imana, kugaterwa noneho mu butaka bwiza, umutima ukundima Imana, umutima wanga iby'Imana yanga, umutima wifuza kunezeza Imana, kugendera mu bushake bwayo, umutima ufite icyo bita the fear of the Lord, la crainte de Dieu. Gutinya Imana bikujyana kure y'icyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Hanyuma noneho ukaba uri umuntu ugaburira kwizera kwawe binyuze mu masengesho no kwiyiriza. Si ibyo gusa, ukagendera muri terroir. Amen. Yitwa itorero rizima, kandi no hanze y'itorero ukirinda ibikundi, ukirinda. Amen. Haleluya. Za cercle aho bavuga ibintu bidasha Imana icyubahiro. Ko twabonye ko amatwi yacu niki n'amadirisha, kandi iyo byinjiyemo birakora akazi. Ukirinda kuba muri cercle y'abantu batavuga Imana. Amen. Kwirinda ko mu bantu bacokora Imana, batuka Imana, baridikiriza iby'Imana, babifata la légère, ibiparu. Wayumvise? Bakritika abapastori, bakritika amatorero, bakritika ngo ibya 10, bakritika. Urumva abo bantu kwiye kubirinda, kuko uzaburi dans un mauvais terroir.
kandi imbuto ntishobora gukura itari muri tero nziza, amen, kandi ikaba no muri terroir nziza, kubera ko ni abantu ba nyiri umurima bafata ubumenyi bwabo bakajya gukorera ya mbuto. Mwabizi ibyo ni ibintu très important. Tugarukiye hano, abantu benshi ni aba incrédule, apana hanze y'itorero, mu matorero, so des incrédules. Imana ibashyira muri kategori yabatize, kabure nubwo baza gusenga n'iki byose, ariko Imana ibavuga ngo vous êtes des incrédules. Babizi kubera ko bya bintu bitatu ntabyo bafite. Unge dusomere uti wa mudayimoni aza kuba muri Matayo, unge rusubiremo 17 kugira ngo dusoze. Imana ishimwe. Ngo tugwana nabo sab'inyama n'amaraso n'abakuru n'abafite ububasha n'abatware bateka umunsi w'umwijima n'imyuka hano ho mu mwuka ho mu ijuru. Amen. None se iyo hierarchie y'abadayimoni uzayinesha gute? Ntibishoboka. Bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri, kiramubabaze cyane kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Icyo gicuri cyari gitewe n'umudayimoni. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzagezayo kubana namwe, nzabihanangiriza kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu ahera ko arakira. Maze abigishwa be begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi muti, va hano ujye hirya, wahava, kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. None ibyavuzwe n'umukuru w'idini, byavuzwe n'umwami bwe. None uzanesha gute les puissances spirituelles? Uzanesha gute ibishaka kwangiza ubugingo bwawe, bishaka kuza gutwara muri Gehinomu? Uzanesha gute imbaraga ziteka isi z'umwijima niwirengagiza umuti Yesu yatanze? Umuti wo gushidikanya ni ukwizera guhamya, kubyarwa n'ijambo ry'Imana, kandi ukaba mu buzima bwo gusenga no kwiyiriza no kuba mu ijambo ry'Imana. Ibyo nibyo twagereranije mu mvugo y'ubuhinzi, terreau et terroir. Babyumvise? Ukwiye kuba kwizera kwawe kwaratewe mu butaka bwiza, kandi uwo butaka, iyo mbuto igakomeza kuhingirwa, bagakomeza kuyikorera, babona agafumbire kabaye gake bongeza. Kandi akwiye kuba uwo muntu nyirako karima katewe mu iyo mbuto ye, akwiye kuba afite ubumenyi mu bijyanye n'ibimera. Nibyo twise terroir, parce que c'est l'intervention du savoir-faire humain. Amen. Ni interaction y'ahantu n'abantu. Ntushobora kumbwira ko uza umukristo muzima wujuje ibyangombwa byo mu ijuru, mu gihe hanze y'amateraniro bagusanga urumva ukunda kwicara mu ducercle, ngo bariya ngo turakorana, ngo bariya ngo iki n'ibiki. Yego, ntawe ukubuza ko mukorana, ariko ukwiye kumenya ko ufite wowe uri we, bo batari. Amen. Ntabwo bivuga ngo Imana ituvane mu isi kugira ngo duhunge ibyaha, ngo ariko ngo turinde wa mubi. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo jewe nubwo nkorana n'uriya, nkwiye guhagarara nk'umwana w'Imana. Nuvuga ngo nimba azanye ibiganiro, mwabyumvise, byo gukritika itorero ry'Imana, byo gukritika umurimo w'Imana, byo gukritika ijambo ry'Imana, mwabyumvise, ntabwo ari umupira tujya mu impaka. Ni ijambo ry'ubugingo, ni agakiza kanjye, ni ubugingo buhoraho bwanjye, ntabwo mwemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Tuvugana ibyo tuvugana dusangiyeho
bikarangira afite abo bajya kuganira ibyabo, nanjye mfite abo tuganira ibyacu by'ubwami. Iyo niyo bita terreau. Niyo mpamvu uyu munsi Imana yirebye mu matorero huzuyemo ibi incredule gusa, amabiriya yacu Imana ivuga ati incredule. Kuko terreau yawe ni mbi, terror yawe ni mbi. None uzanesha gute wowe? Na niyo mpamvu aho hanze ntabwo dufite impact. Abakristo hanze nta impact bafite, isi irabanesheje. Kandi biravuga ngo uri muri twe ni mukuru kuruta uri mu isi. Isi yaradufunze umunwa, ukuri twaragupfukiranye, ugatinya kuvuga ukuri muri yo cercle yawe. Kubera ki? Kuko uboshwe n'icyuta l'esprit de rejet. Wanga yuko bagukura mu ikipe, wanga ko bagukura mu itimu. Ati rero bari abantu nimiteranyaho kubera ko nababwiye iby'agakiza, nibabona isoko ntibazambwira. Bayibonye inda irushije ubwami bw'Imana. Inzira yo kujya mu ijuru ho yananiye benshi, banze kurekura. Amen, haleluya. Banze kurekura, barashaka isi iraryoshe, barashaka n'ubwami bw'Imana. Bibiri ntabwo bijyana, ukwiye kurekura kimwe ugafata kimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Bayumvise? Yesu yaje muri iyi si aravuga ngo mubiriza munkurikire. Nimba isi yaranyemeye namwe izabemera. Ndi mu isi ariko sindu w'isi. Namwe munkurikira muri mu isi ariko ntabwo muri ab'isi. Rero byarananiye abantu kugira ngo bipositione. Kwizera kutuma twipositiona abo turi bakatumenya. Nashaka kubabaza, hari umuntu yaza agiwe mu rugo akambaza aho umupfumu ari? Yapima? Ntiyanabirota. Ariko hariho abakristo bamwe bashobora kujya kubabaza abapfumu aho bari. Kuko naba incredule. Mwijuru ba incredule bari. Unbelievers, incredule. Satani abakandira ku mutwe ari incredule. Zaratinya kwizera. Yesu yavuze ngo umudayimoni benuya. Amen. Cyambere kwizera ntako mufite. Icya kabiri benuriye hamwe no kwizera akurwamo no gusenga no kwiyiriza. Iriya niyo terreau, ya niyo fumbire yo kwizera, gusenga no kwiyiriza. Abantu benshi rero nta fumbire bafite. Amen. Yemwe nimva ruganda nayo bagira, uretse compost iri organic iva ku mase, sibyo? Ntayo bafite. Mu Giswahili bayita mbolea. Wowe uri muri Tanzania wowe ni mbolera niko bavuze. Mu Giswahili ni mbolea. Mu mutima ameze nk'ubutaka bwakakaye butangiye kwiyasa. N'isuka yukubiseho iragutarukira mu maso. Abo rero baruziye mu matorero. Niyo mpamvu bavuye mu matorero muri quartier nta difference ihari. Nata tandukanirizo. Bashobora no kubaze waturagira umupfumu wahari. Kandi bavuga ngo uri umukristo. Cercle yawe n'abantu batizera birirwa batuka Imana, baridikiriza eglise, batuka kozi Imana, nawe ukaburaho. Rimwe na rimwe ugashyiramo nawe bakunyu, cyangwa kubera kuvuga ngo ntugire icyo uvuga, uranga ko isi ikujugunya kandi yarajugunya umwami wawe. Nagufata isi ngufate n'ijuru nibibaho. Hari uguhitamo ngo ntawe ukeza abami babiri, azanezeza umwe yanga undi. Abantu rero barafata impu zombi, bari mu isi, bakorana n'isi, bashaka isi iraryoshye. Amen, haleluya. Bari abantu nawe rwose ndamukeneye. Abantu barakina nibidakinishwa.
ubutumwa bwiza bwatumye Imana rurema yambara umubiri ikaza mu nda ya Mariya ikaba umuntu ikemera gupfa nk'umwana w'intama hariya bakayisogota hanyuma ugakinisha ubutumwa bwiza. Dore ibiri kubwira amaherezo yawe wowe ukina. Dusomere mu Baheburayo turangiriza. Baheburayo ibice 10 umurongo wa 27 tugeze kuri 30. Abantu benshi barakina ariko n'amadayimoni abashuka. Madayimoni arabashuka kuko ntashaka guhanwa yonyine, ashaka janebe benshi. Satani arashaka wisasira. Dutangire hariya 26 tugeze kuri 31. Dusoze kuri ayo magambo. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkanswa ukandagiye umwana w'Imana agakensa amaraso y'isezerano yamwijejeho, agahemura umwuka utanga ubuntu. Kuri 25 aho kuri 28. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkanswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso yamwejejeho, agahemura umwuka utanga ubuntu. Ntimugire ngo nimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi, kuko tuzi uwavuze ati guhora n'ukwanjye ni njye uzitura, kandi ati Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko akomeye y'Imana ihoraho. Amen. Cyo nicyo abantu batazi rero. Abo rero bitwa les incrédules, bitwa batizera nibo bazahura n'ibi. Kuko bariya bitwa ngo nabate, bariya bo byararangiye. Bariya rero kuko bo barivanga n'abizera, biravangitiranye, ariko Imana ikabita batizera. Abo rero nibo bazahura n'iki kibazo kuko barakeresheje. Amen. Sacrifice ya Yesu Kristo, babaye mu nzu y'Imana ariko na position bigize bafata. Amagambo y'Imana bagumye bumva mu buzima bwabo ntacyo yigize amara. Bameze nk'aho mutini Yesu yagiye gushaka imbuto akayibura akawuvuma. Abo rero nibo bazagwa mu maboko y'Imana nzima. Ngo biteye ubwoba. Rero mu gusoza dusengere, tuye twisengere kugira ngo uriya muti Yesu yatanze wo kurwanya gushidikanya, uwo muti tuwunywe. Nimwa wumvise ugizwe n'ibintu bitatu mubyibuke: kwizera, kugaterwa mutaka bwiza, kandi ukakomeza kuvomerwa. Iyo twagereranije no mu mvugo y'ubuhinzi yitwa terreau na terroir. Okay? Hanyuma dusengere n'abatizera bari mu nzu y'Imana kugira ngo Imana ibatabare, ibavanemo uwo mutima, ibahe umutima wo kwizera. Hanyuma dusengere nawo rero batabagwa mu batizera, ahubwo bo barahenebereye burundu. Abo bo ni abantu bibereye mu nyamanama n'amaraso, icyitwa Imana ntacyo kibabwiye. Mwabyumvise? Babaho nk'uko ari bo biremye, bakabaho nk'uko isi barimo ariyo yishizeho. Ils ne font aucun cas de la personne de Dieu. Iby'Imana ntacyo babwiye. Katubasengere. Amen. Tufate iminota 2. Data, turakweretse imitima yacu. Tumaze kumva yuko naho twizeye hari ibihe duhura n'ibibazo by'ubuzima tugashidikanya. Ntabwo dushidikanya kuri wowe, nuko umwanzi adutera akatubwira ko iri jambo wenda twaryumvise nabi ko atari ryo. Mwami, uduhe gufata uwo muti watubwiye kugira ngo duhe kwizera, uyu imbuto yatewe muri twe ikure. Biriya bintu bitatu bitugaragareho. Twubake ubuzima bwo gusenga no kwiriza, n'ubuzima bwo kumva ijambo ry'Imana no kuritekerezaho no kurigenderamo no kurishyira mu bikorwa. Turasengeye Mwami mu itorero ry'Imana ngo ribe ryuzuyemo abantu bizera koko mu izina rya Yesu Kristo.
kandi bakarwana intambara nziza yo kwizera, bakanesha wa mwanzi azana akajwi ko kudutera gushidikanya ku ijambo ry'Imana, ku masezerano. Turasengeye nabo mu nzu y'Imana bitwa aba incredule, bamwe batizera, bamwe bari mu nzu y'Imana bishushanya. Ubuzima bwabo bwo hanze ni ubuzima butagaragaza Imana mu buzima bwabo. Isi irabakandagira nk'umunyu washize uburyohe, kubera yuko batagaragara abari bo. Ntabwo bigeze bafata position, baratinya ko isi yabirukana, baratima ko isi yabatera umugongo, barashaka kujya mu ijuru kandi n'isi bakayikunda. Turabasengeye abo bose bari mu itorero, Imana ibara muri kategori y'aba incredule. Turabasengeye kugira ngo Umwami ubagenderere, ubavane umutima wo kutizera, ubahe umutima mushya n'umuka mushya, kugira ngo nabo bave mu batizera binje muri kategori y'abizera, mu izina rya Yesu Kristo. Biblia tubwira ngo bana bato nimugakunda isi, kuko ukunda isi ahinduka umwanzi w'Imana. Ngo kuko biri mu isi ngo nirari ry'amaso, nirari ry'umubiri, ngo nubwibone bw'ubuzima. Ngo ibyo ntabwo bituruka kuri Data twese, bituruka kuri isi. Ngo ariko abakora ubushake bw'Imana bazabaho iteka ryose. Mwamuduhe kunesha isi n'ibishuko byayo, tube muri isi nk'abagenzi bajya mu ijuru koko. Urakoze Mwami. Turasengera rero n'abantu bita ngo nabate, abantu bita ngo ntago bemera Imana, abakanyi, abo bose babaho nk'uko biremye, abo bose babaho nk'uko isi yishizeho igashiraho n'amategeko ayigenga. Turabasengeye Mwami ngo bagirire imbabazi, urambura ukuboko kwawe kw'imbabazi, ubavane muri ubwo buhenebere, kugira ngo nabo bahumuke, bave mu mwijima barimo. Bita abanyabwenge ngo ariko babaye abapfu, niko Bibiliya itubwira. Ubavane mu bupfu bwabo, kugira ngo Umwami bahumuke, bave mu mwijima baze mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani baze ku Mana, batewe abarirwa ibyaha no kwizera izina ryawe Yesu, hanyuma nabo bazaraganwe n'abejejwe umwanda wo mu ijuru. Urakoze Mwami, ubasha gukora ibirenze kure cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba, kubw'izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Rero ushatse ushobora kwishira muri ibyo byiciro. Wamaze kubyumva? Ushobora kwishira muri ibyo byiciro. Ariko harakaga kuri aba incredule, abari mu cyiciro cya kabiri n'icya gatatu. Aho rero ni ikibazo gikomeye cyane. Kwiye kwirinda, ntuzajye wigira najua, ntuzafata ubwenge bwawe ubushire hejuru y'ijambo ry'Imana. Amen. Kuko hari ibibazo bikomeye. Uzasubiramo mu Baheburayo 10:26-31, wongere usubire mu mukara, wenda azagutabara. Bwana wabariki. Amen.